amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje nanone kandi mu izina ry'uwapfuye akazuka, mukiza wacu twizera kandi twiringira akazagaruka gutwara umugeni we. Mu bihe bisa n'ibi ngibi ndakushishikariza kubw'imbabazi z'Imana kwiringira ijambo rya Kristo, kuko niryo rifite ubuzima kandi ni naryo rifite ubushobozi bwo kukubeshaho mu gihe cya none n'igihe kizaza. Kuri izi mbuga nkoranyambaga hariho ibibazo bitandukanye, ariko ndagira ngo tuganire bene data. Mu isi buri muntu wese yahawe inshingano. Birambabaza rero kubona umuntu ufite titre yo kuba umupasitori cyangwa se kuba umuntu w'Imana ashobora gukora amanyanga kugeza ubwo isi ibibona. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba yakora ikibi, ariko nanone hariho kurenga imbago, hariho kurengera bitewe n'uyu murimo. Bibiliya iravuga ngo twihesha agaciro abakozi b'Imana bagabura iby'Imana. None rero bamwe bahisemo guta agaciro. So muri kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga abakristo nagira ngo mwe kuyoba. Imana ntinegurizwa izuru. Marambabwira ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Iyo biba ibyiza uzabona ibyiza, iyo biba ibibi nawe uzasarura ikibi. Iyo biba urukundo n'ineza nawe uzagirirwa neza nawe utazi. Kandi Salomo yaranditse aravuga ngo aho gutunga ubutunzi bwo mu mahugu nabaho mu bukene. Mu kuri hari inshingano zigenewe abakozi b'Imana, hari imyitwarire bikwiriye abakozi b'Imana. Ntibikwiriye ko abantu batukana bigeze ku rwego babona kwitabisi bageraho batunnyega. So ndabizi ko amanyanga menshi abantu bagiye bakora ni umwaka wo gucayura ibi bikagenda bivumbuka bikajya ku karubanda. So sinifuza kumeshoninga izina rimwe cyangwa irindi, ariko namwe biri hano ku mihanda muri kubibona. Gusa twigeze gutambutsa ubuhanuzi tuvuga ko imihanda bamwe igiye kubanyererana. Uko wagenje niko uzagenzwa, nabo mutazi bizamenyekana. Hanyuma hari inshingano igenewe abapasitori, hari uko bakwiriye kwitwara. Ni gute rero? Pasitori ni icyitegererezo muri rubanda, ni umuntu ukwiriye kuba ari intangarugero. Ariko noneho tuvuye mu byo dutekereza dushobora no kujya mu ijambo ry'Imana. Timoteyo wa mbere ibice 3 iyo uhereye ku murongo wa 2 haravuga ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Hanyuma uwo murimo mwiza yifuje ngo ni umurimo asabwa kuba hari ibyo yujuje. Icya mbere bagaragaza baravuga ngo akwiriye kuba inyangamugayo, akwiriye kuba umugabo w'umugore umwe cyangwa se umugore w'umugabo umwe. Icya gatatu akwiriye kuba atari umunyamahane. Ko kubona pasiteri uri gutukana ku babyeyi kamemu ntabwo byumvikana. Icya kane akwiriye kuba atari umusinzi, atari umunywi wa vino, udakunda vino. Icya gatanu agomba kuba ubuhamya bwiza muri rubanda, cyangwa se avugwa neza n'abamukekeje bamutangira ubuhamya, atari uko yabatsindagiye utuntu ngo bavuge, ahubwo akaba ari inyangamugayo nyine muri byose. Kubera iki uyu murimo ukenera abantu b'inyangamugayo? Nuko ni umurimo usaba kwera kw'Imana. Ntabwo rero
umuntu udashaka kwezwa no guca bugufi ntabwo aba akwiriye bene uwo murimo. Ahanini burya mukwiriye kujya mugira ibyo musezera igihe mubona isi yamaze kubaganza. Nibyo natwe dukunda bimwe na bimwe by'iterambere, ariko sometime Bibiliya iravuga ngo ubutunzi bw'umuntu aho buri ni naho n'umutima we uba. Hanyuma ni ukuvuga ngo iyo rero ubutunzi bwawe buri ahantu ukora iki? Umutima wawe niho uburi. Iyo ubutunzi bwawe buri inaha ku isi, umutima wawe nyine uguma inaha ngaha. Hanyuma iyo umutima wawe ubutunzi bwawe buri hejuru, nawe ngo ubutunzi bwawe n'umutima wawe niho biba biri. Niyo mpamvu abambere batubanjirije baravugaga ngo turamaranira gusingira icyo yadufatiye. Abandi bakavuga ngo ibyo twabonye ntibikwiriye ko amatwi y'umuntu n'amaso y'umuntu abireba abyumva. Kubera iki? Kristo nahishurwa, azahishurwa afite ubwiza bwe bwose. Ubwo bwiza bwe bwose uko azasa niko tuzasa, niko uzasa. Hanyuma bivuze ko rero uyu muntu usaba kwera kw'Imana, bitavuze ko umuntu atagira amakosa, ariko se ikosa rimwe rikongera rikaba irya kabiri kandi rikagaruka ari rya rindi. Mu kuri icyo gihe ushaka gukomeza kuvuga ngo ndatsimbarara ngo ufite no kwera kw'Imana? Oya. Ahanini nge mbona bamwe na bamwe mufite izindi mana mukorera mwiringira, ariko kandi nanone biranashoboka ko tutaca iteka. Ushobora kuba mufite n'uko mubanye nayo, ariko uko tuyizi iyo ari mu ijuru n'isi, ni Imana ifuha, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana itamenyerwa, ni Imana y'icyubahiro. So ni ukuvuga ngo rero niba umuntu ashobora kugera ku rwego abantu bamutinya bavuga bati turava mu gihugu twarimo kubera uyu muntu ni umugambanyi, arafungisha abantu, aranga abantu, afite abo bakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, simpamya ko uwo muntu aba akiri mu b'Imana, mpamya ko aba afite indi mission. Kandi ntabwo dutinya kubivuga kugira ngo bamwe badatukana, ariko nanone bamwe bibwira ko ari byiza kubiceceka. Ariko se mu gihe intore zirimo zorama kuri izi mbuga, hariho nibura abantu batatu bambaye umwambaro wa gishumba, ariko ku bwanjye iyo ngiye mu mwuka siko mbabona. Abenshi biyambitse uruhu rw'intama, ariko imbere ni abanzi b'umusaraba, n'abanzi b'ibyiza. Gusa hari kimwe nzi ku Mana, ni inyembabazi. Iyo umuntu yemera guca bugufi agahanwa, Imana yamurokora, yanamukiza. Hanyuma iyo umuntu atemera guhanwa, byanga bikunda ibihano biza mu buryo bundi butandukanye, Imana ikagorora umuntu. Ariko tukabwira abantu benshi batandukanye, uri mu Rwanda, uri Australia, uri Canada, uri Belgique, uri muri Oman, mu bihugu by'Abarabu, uri muri France, Suisse, Swaziland n'ahandi, uri muri Afurika, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Congo, Mozambique n'ahandi hatandukanye, ukwigiye gutekereza ku bugingo bw'iteka ryose. Inshuti y'umusaraba,
ndagira ngo mvuge ibi birababaje cyane ko abakatuyoboye inzira ari bo batworetse. Hanyuma icya kabiri, biranababaje kuba mwe mwakaduhaye umurongo, bamwe mwadubanjirije muri uyu muhamagaro ari mwe mutumye tuvuga ngo niki cyiza cyo kuguma muri uyu murongo. Kenshi turibaza imbere gatoya, ese natwe ni uko bizagenda? Ese niki tuzahembwa kwandavura kwandagara? Oya, ariko nanone tukibwira mu mitima yacu ko siko bizaba ku bantu bamutegereza, keretse bava muri masezerano ari nta mpamvu. Hanyuma kandi benshi mwishimiye kuba abasitari, murambara ubusa kugira ngo mumenyekane, ariko nkibaza nubwo byaba mu butunzi, birimo ubutunzi ku buryo umuntu yajya ku bwiherero agasubira inyuma agafata bwa bwiherero bya bindi yiherereye akabyisiga mu maso kugira ngo abantu bakunde barangare. Ni ukuri twarahuguye bihagije, nta n'igihe tuzarekeraho kuvuga, kuko muri iki gihe murabona ko ibintu biragoye, ariko kandi turiringira ko Imana hari ikizakora. Nababwiye ngo nta musataniste uzagira amahoro, nababwiye ngo nta muntu upfundikanya ibintu by'Imana uzagira amahoro. Narababwiye ngo kuri izi mbuga nkoranyambaga mwitondere, by'umwihariko iki gihugu cy'u Rwanda byitondere, abagikoreramo umurimo. Ndagira ngo mbabwire ko mu gihe itazakomeza gukunda ko mubyitondera, hazabaho kugwa mu mitego itandukanye. Narababwiye ngo igihe tugezemo ni igihe umuntu agomba gutunga agakiza ku giti cye, akamenyana n'Imana ku giti cye, hanyuma akagirana ubusabane ku giti cye. Abo kwigiraho bo babaye bakeya, kandi mu kuba bakeya biri gutuma imbaga nyamwinshi yorama. Hari ikindi kimenyetso kiranga umwepiskopi, nuko atakwiriye kugira amahane. Abantu mubona batukana ku karubanda bagahana ababyeyi bombi, mu kuri uriya mwambaro, ririya kote bararijugunye, kuko umuntu ntiyatanga icyo adafite. Umuntu wese atanga icyo afite mu mutima we nk'uko kiri mu mutima we. So hanyuma rero ikindi natangaho inama ni uko abantu mukwiriye kuhitamo ibyo mutega amatwi n'ibyo mwumva nyine biri aho bisekeje. Hari abantu mugomba gufata nk'abatekinisiye, nk'abapanzi bafite amatekinoloji, tekinike zitandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga mu kwiba. Muri abantu benshi bamaze gufata Imana nk'inyantege nke, turavuga ubutumwa bwiza, ariko abajeti ba Satani bo kubusenya ni benshi. So rero ndagira ngo bakristo dukurikirana ijambo ry'Imana mu butumwa duhabwa mu mpuguro zitandukanye, mufatikanye natwe gucyaha ibyo umurimo wa Satani uri gukora, kuko niba akora ku karubanda, abera dukwiriye gukora habona natwe. Nkoze ikiganiro mbabaye kubera ko hari n'ubwo umuntu wenda yakora icyo kiba ariko agahishira n'ubwangure bwe basi, ariko ndabona ko bigezaho uyu mwaka noneho bigiye guhinduka isibaniro, bigiye guhinduka bibi kurushaho. Abantu iyo batsinzwe mu rugamba ntibemere gutsindwa, barupfiramo. Abantu rero barapfuye mu buryo bw'umwuka, barapfuye mu buryo butandukanye, ariko Uwiteka
azagira icyo akora kandi azabashisha abantu be gukomezwa n'amaraso ye. Ibihe birakomeye ariko ntibikomeye kuruta uko ibyo hambere ku bw'intumwa byari bimeze. Bikomeye kuruta ibyo hambere ku bwa Mose bagenze mu butayu bakambuka inyanja bagahura n'ibigeragezo bitandukanye. Imana rero iguha umugisha wowe udukurikirana udushyigikira mu murimo w'Imana. Twe ni umurimo nta bindi no gucyaha. Nyuma ubwo twirinze kumeshoninga amazina cyangwa se kuyavuga, ariko mu by'ukuri mu gihe kiraza kuba kiri imbere turajya duhugura, duteshe ducyahe, kuko niyo nshingano yacu. Imana rero ibaha umugisha, ibane namwe, ibarinde, ikomereza amaboko. Shalom shalom.